Wiriwe neza nshuti y'akadasohoka nguhe ikaze kandi ngushimire cyane. Reka wongere ubane nanjye nze ngusasanurire ntasobanya, hanyuma nkubwire ibyiza by'igitunguru, beterave, karoti, ishu ndetse wongeyemwo n'ubuki. Ngiye kugusasanurira ntasobanya, hanyuma nkubwire uburyo ibi ngibi ngiye kukubwira bishobora kugufasha ku bijyanye no kukuvura bikagukiza uburwayi bw'igifu. Uburwayi bw'igifu nakubwira ko ari uburwayi bumaze gusa naho buhungabanya imitima ya benshi. Uburwayi bw'igifu busa naho bumaze gutuma abantu benshi batentebuka, rimwe na rimwe ibyo baryaga kandi bishimiye umubiri wabo wabaga ukunze bakabireka burundu, mu gihe igifu kikubuza gusinzira, igifu kikubuza rwose kumva utekanye, uri poze, uri kumwe n'abandi, igifu kikubuza gusangira n'abandi mukishima mugaseka, igifu ndetse kijya gituma rwose umukobwa abengwa, kuko gituma ugaragaza amarangamutima atari meza. Igifu ntabwo rwose wambara ngo uberwe, kuko ntugira umwanya wo gutekereza wishimye uti nishyiramo kano gakweto, nishyiramo iyi kanzu cyangwa se uyu mwenda wanjye nkunda. Ntabwo igifu gituma utekereza neza, ahubwo igifu icyo kikumarira nicyo kugushyira mu bwigunge, nicyo kugushyira mu mubabaro, nicyo kugushyira mu buribwe, nicyo kugushyira mu ntimba ikomeye, rimwe na rimwe yewe n'akazi ukakica. Ubundi hari aho kinarenga urugero bakagira gutya bakakibaga. Urumva iyo bageze aho bajya kubaga igifu, iyo bigeze aho igifu gishobora kuguhitana, biba byabaye ikindi kintu kidasanzwe. Igifu rero ni inyama ikomeye kandi ifite umumaro munini cyane mu mpagarike y'ubuzima bw'umuntu. Ikintu cyose gitunga ubuzima bwawe usibye wenda icyanyuzwa mu rushinge, ariko ibindi byose bigomba kunyura mu gifu. Mu magambo make, igifu ni kuri bariyeri y'icyinjira mu mubiri wawe. Ni nayo mpamvu abantu benshi mugirwa inama yo kujya mufata ibyo kurya ukabanza ukabikacanga, ukabinoza, ukajya kubyohereza mu gifu. Byabaye amazi bishobora koko kugenda bigafasha igifu mu buryo butakibangamiye. Ikindi ukibuka ko hari ibyo kurya binyereza igifu ntigikore neza, ntikibashe gukora neza. Igifu rero kirababaza, cyakora wowe unkurikiye, nimba igifu cyawe nanone ari ikibazo, ntabwo uyu muti wagufasha. Nimba igifu cyawe ari ikibazo, ntabwo uyu muti wagufasha, kubera ko hari abantu benshi bagira ibibazo bijyanye n'imibereho n'ubuzima runaka, noneho bwa buzima, za ntekerezo ze zidatuje zikaza kumugeza ku burwayi bw'igifu. Murabizi hari abantu benshi batagize icyo babuze, batagize ikintu babuze na gito, ariko barara bareba nta kugoheka. Uwo nguwo rero iyo afite ikintu kimuraje ishinga, kimubabaza, rimwe na rimwe akabona nta muti wo kukigeraho, rwose ntakubeshya arwara igifu. Ariko ndashaka ko tugendana ukongera ukumva umuti w'igifu ukuvura, ariko nanone uyu nguyu ukakuvura utari wa wundi ufite bya bibazo nyine maze kukubwira hejuru. Reka rero twinjirane kuri bino bihingwa nari maze kukubwira, nkwibutse ko tugomba kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Amagara yo aramirwa, wanze ukunze ibyo wariye nibyo bikugira uburiwe. Niyo mpamvu uzasanga ibyo umuntu yariye, ibyo umuntu yanyoye nibyo bimugira umuntu. Hari abo ujya ubona basinze, bataye umutwe kubera ibyo banyoye, yewe n'ibyo bariye. Hari igihe urya ibiryo bifite umwanda, bitameze neza, nabyo bikakugezayo da.
bikakugezayo. Igitunguru rero, hanyuma wibuke karoti, wibuke ishu, wibuke beterave, hanyuma uze no gutegura ubuki. Nongere nkwibutse ko ubuki ni ikintu mugomba kwitondera kubera ko abantu benshi bapirata ubuki. Uyu muti nkurangira uba ugomba kujyana n'ubuki, ariko mu by'ukuri uramutse ukoresheje ubuki bagupiratiye bakagushyiriramo isukari, uwo muti uba upfuye wose. Reka rero noneho tuze dusase inzobe nkubwira uburyo ushobora gukoresha uyu muti ngiye kukubwira. Genda ufate karoti, ufate karoti nziza nshyashya, ufate karoti nshyashya ubona rwose ko zisa naho zivuye mu butaka nk'umunsi wa mbere cyangwa uwa kabiri, ariko bibaye byiza ukaba ari uwo munsi wa mbere byaba ari akarusho. Ufata karoti yawe rero, iyi karoti nurangiza icyo ugiye gukora ni iki? Urayoza neza, uyikorera isuku, kandi nababwiye ko kugira ngo woze ikintu kibe gifite isuku ubwa mbere nuko ucyoza ku mazi asa naho umuntu agusukirira, akagusukirira ukayoza neza, ukayizenguruka igacya, ukayishyira ku gikoresho cyawe giteguye neza nacyo gifite isuku. Ibitunguru nabyo ukabyoza neza bikagira isuku. Muri ubwo buryo ishu ukibanda ku ishu rikomeye, rya shu rikomeye rwose, ishu naryo rishyashya ariko rikomeye cyane, wakubita hasi ntiripfe kugira gute kwangirika. Urwo ni urugero. Iryo shu rero naryo uritunganye neza, uryoze neza rwose, rize kuba ko kubona ko rifite isuku. Ikindi nanone ufate beterave nazo nshyashya, beterave nayo uyoze neza, uyoze rwose, kandi umuti w'igifu ntago ari ibiryo ugiye kurya, ahubwo nugiye kugukiza. Si ngombwa ngo urye byinshi, ahubwo ushobora gufata karoti imwe nziza nini, ugafata beterave nini, ishu ukarigabanyamo wenda nk'ibice bibiri, noneho bya bindi bibiri uciyemwo ugahita wongera ugakatamo ukarya noneho igice kimwe kuri cya gice cya kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo urafata ishu urikatemo kabiri, numara kurikatamo kabiri urumva ubonamo ibice bibiri, noneho uhita ufata igice kimwe ugisaturemo kabiri, hanyuma ugikoreshe. Kugira ngo rero ayo mashu atagupfana ubusa, uhita uyateka, asigaye uyateke mu byo kurya. Ntabwo ubundi ukwiye gukata ishu ngo urishyiraho ngaho ngo utegereze kuzariteka ku munsi w'ejo. Oya, mujye mugira namwe kumenya ko ibintu bikiri bishyashya nibyo biba bifite umumaro munini cyane. Hanyuma rero ibyo ngibyo nakubwiye, numara kubifata uko wamaze kubyoza neza wabitunganyije, hita ukatakata dutoya, ukatakate ukore uruvange rwatwo. Ushobora rero kubirya gutya. Urafata ubuki ibiyiko byibura bitarenze 3, ushyire muri izo karoti, muri iyo karoti yawe, mu byo byose mbese wakatakase ushyiremo. Numara gushyiramo uvangavange, uhekenye witonze, ukacange unoze. Inama ya mbere nakugira ni uko udakwiye kumira, kubera ko hari abantu baba bafite wenda imbaraga zo kurya, hari n'abantu badafite imbaraga zo kurya. Reka mbabwire mwese muri rusange, nibigushobokera ukumva byanoza umuhogo witeguye kubyakira, mesaje uyiyumvamwo ubimire. Ariko niwumva ukacanze ukagenda ununuza y'amazi arimo, ukumva ibikatsi rwose bisigaye mu kanwa, bicire nta kibazo, wongere gutyo ugende ubirye, ubinoze rwose, ubinoze ubikacanga, ubinoze pe, ugende umira gutyo. Hanyuma nimba nanone ufite akuma kagukorera umutobe, nimba ufite akuma kagukorera umutobe, wabicagaguza kakuma washyizemo utuzi duke kugira ngo poswari yawe utayica. Hanyuma warangiza nanone ukagira gute, ukaba wakoramo ji. Cyakora ntekereza ko ubaye urubihekenya byaba ari sawa, niko karusho. Gusa nuko hari abantu usanga no guhekenya ari ibibazo, kuko ntiwabura kwivura kuko udafite amenyo. Yego, ariko nimba ubasha kugira amenyo, hekenya. Wowe icyo ugomba gukora gusa ni ukubinoza. Niwumva mesaje y'umubiri wawe kwemerera kubimira, ubimire.
niwumva wabicira ubicire, n'ubundi kiba kigenderewe cyane n'ayo mazi wagiye unyunyuza muri bya bindi byacu twabonye. Hanyuma rero uyu muti ndagira ngo uwukoreshe byibura mu minsi 10 gusa. Ukoreshe mu minsi 10 kandi ushobora kubikora wenda nk'inshuro 2 ku munsi. Ushobora ni byiza ko wabikoresha mu gitondo ubyutse, ni byiza mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata. Kwanza ngewe nanakugira inama, hari abantu nyine usanga bakunze kugira inzara, ariko uramutse wumva waza gufata amafunguro mu masaa 6 wabifashe mu gitondo byaba ari byiza kurushaho. Hanyuma nanone mbere ya saa 6, donc mbere y'uko ufata amafunguro y'isaa 6 wongere nanone uze gufata amazi y'akazuyazi karinganiye uyasome. Numara kuyafata rero uhite ufata ibyo kurya byawe, y'amazi wamaze kuyanywa ariko washyizemo iminota 30. Ku mugoroba rero mbere y'uko ujya kuryama ni byiza kuba watetse ibyo kurya rwose byoroheje bitazirana n'igifu, kandi ukarya bikeya. Hanyuma warangiza kubikoresha ukarenzaho wa muti wawe twaguteguriye, wongere uhekenye urenze hejuru y'ibyo kurya wariye. Ariko nimba uri gukoresha uyu muti, irinde kurya ibiryo rwose byuzuyemo amavuta, ibiryo bizirana n'igifu. Urabizi, irire twa tundi tworoshye, ubivange muri ubwo buryo, ubikoreshe muri ubwo buryo nakubwiye. Ndakubwiza ukuri, mu minsi 10 gusa wagiye ubifata 2 ku munsi, urakira burundu uburwayi bw'igifu. Cyakora nakubwiye ngo nimba igifu cyawe ari ikibibazo, bya bibazo nyine ugira bya buri munsi, kandi ugakura ibitekerezo ugasanga nta gisubizo cy'ibyo bibazo ufite, mu by'ukuri aho ntabwo rwose uyu muti wagufasha. Cyakora nimba nyine waragize uburwayi buturutse ku gifu, bwa burwayi busanzwe aho umuntu arwara igifu, ndakubwiza ukuri, uyu ni umuti kabuhariwe. Hanyuma rero ndatekereza nyuma y'ibyo tuzafatanya gushima Imana. Uzampamagara umbwira uti MC Misango, wagize neza, warakoze, wampaye umuti, ubu ndatekanye, ndatuje, nanjye ndi pose, ndumva meze neza. Reka mbashimire rero, mbifurize amagara mazima. Ibiganiro byacu kugira ngo bigende neza, ni byiza ko usharinga kino kiganiro. Mw'abantu mwe tugeze mu gihe, nimba ari uko abantu benshi muri mu iterambere, muri kurya mukarenza n'urugero, mbese ubuzima busa naho mwabugize munange, bigatuma murya uko mwiboneye, ariko burya amagara ngo arasesekara ntayorwa. Kandi ni byiza tumenye kwivura. Burya niyo mpamvu ibihugu byateye imbere nk'Ubushinwa, Ubuyapani n'Ubuhinde ari abantu bakunze gukoresha iby'Imana yaremye cyane kurusha uko bashyira ibindi bintu imbere. Ugasanga ubuzima bwabo barabushyira imbere y'ibindi bintu byinshi bidafite umumaro. Ni byiza kumenya kurinda ubuzima bwawe, kandi ngo kwirinda biruta no kwivuza. Bwa mbere rero ibi ngibi ni ibintu usanga ku masoko hirya no hino. Ubuki mu bwitondere. Mbashimire cyane, bifuriza amagara mazima. Ariko kandi nyaboneka iyandikishe, kora subscribe kugira ngo tubone abantu benshi badukurikirana. Icya kabiri, ushobora no kudusharingira ugashyira muri groupe zitandukanye, mu izo nshuti zawe, ukazohereza n'uyu muti ukabafasha. Ikindi cya kabiri, ukadusigira igitekerezo, ukanatubwira utejo bundi muzatubwire ku ndwara iyi n'iyi. Birashoboka ko dufite igitabo kinini gisa naho gifite amateka y'ubwo buzima, tugomba kujya dusesengura buke tukakubwira tudaciye ku ruhande y'ibyo kino gitabo cyadufashije. Mbashimire, nitwa MC Misango. Ibiganiro by'ubuzima nakagaruka, amagara mazima niyo mbifurije, kandi amagara aramirwa.